Mbabazi Shadia wamenyekanye nka Shaddy Boo yavuze ko yasambanyijwe n'umusore w'inshuti ye. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe, Shaddy Boo w'imyaka 34 arasaba ko yahabwa ubutabera nyuma yo guhohoterwa n'inshuti ye. Iradukunda Aimable, uyu yamenyekanye nka Yugi Umukaraza, azwi cyane mu muziki nyarwanda. Shaddy Boo yagize ati: "Ku mugoroba wo kuwa 21 Kamena 2026, ubwo ni ukwezi kwa gatandatu, Yugi yaje iwanjye kunsura yitwaje amacupa 2 y'inzoga. Nuko turanywa turishima turaganira, ariko Yugi abonye ko nasinze nuko aramfatirana aransambanya. Uyu mugore w'abana 2 yakomeje avuga ko yabyutse asanga baryamanye, nyuma yo kugarura ubwenge agasanga yambaye ubusa." Shaddy Boo akaba asaba ko iyi nshuti ye yaryozwa ibyo yamukoreye, kuko yakoze icyaha cyo kumufatirana batabyumvikanyeho. Shaddy Boo uyu azwiho guca agahigo ko kuba umugore wa mbere mu Rwanda wujuje abamukurikirana basaga miliyoni ku rubuga rwa Instagram. Ese wowe wumvishe iyi nkuru urabyumva ute? Gira icyo utubwira muri comment. Wibuke gukora subscribe kuri The Joe TV kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru yihuse kandi mu gihe gitoya. Murakoze.